Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje inshuti z'umusaraba, tuganira ijambo ry'Imana tunyuze kuri uyu murongo wa Saveur Divine. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ibishimire aho muri hose mu nce zitandukanye. Imana yishimire kuboneka kwanyu mu nzu yayo. Iyo tuvuze mu nzu yayo nta nyine duhurira tuganira ijambo ry'Imana, kuko aho Imana iri haba ari mu nzu y'Imana. Aho Imana iri ndetse haba ari paradizo, haba ari ahantu h'umunezero, kuko uburyo bwose bwo guterana, gusenga, kwinginga no gusenga cyangwa se guhura n'Imana, aho ngaho hahindura inzu y'Imana. Tuganira amagambo tubona mu gitabo cya Yakobo, igice cyawo cya mbere, turahera ku murongo wa 2 tugeze ku wa 4. Haravuga ngo bene data mwemere yuko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gituma n'ibibagerageza bitari bimwe, mwemere yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana kwanyu gusohoze umurimo wako, mubone gutunganywa rwose mushyitse mutabuzeho na gatoya. Amen. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Bene data bo muri bose, Imana ibishimire kandi ikomeze banezerwe. Ijambo ry'Imana ritweretse yuko ari iby'ibyishimo nitugubwa gitumo n'ibitugerageza bitari bimwe. Imana yacu nishimwe. Umuntu yahita yibaza ngo ni gute ari iby'ibyishimo mu bigeragezo, ni gute umuntu yishimira mu bigeragezo, ni gute ijambo ry'Imana rishobora kuvuga ngo ni iby'ibyishimo nitugubwa gitumo n'ibitugerageza bitari bimwe, kandi mu bigeragezo haba mu mubabaro, mu bigeragezo hatabamo kwishima. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Imana yacu n'umubyeyi, Imana yacu ihora itwigisha, Imana yacu ihora idutoza. Ibyo twita ibigeragezo naho Imana itwigishiriza. Imana yacu nishimwe. Ibyo twita ibigeragezo naho Imana itwambikira imbaraga. Akenshi dukunda gusenga tubwira Imana ngo Mana ngo mpa imbaraga z'urukundo. Akenshi iyo usabye Imana urukundo, Imana ikuzanira umuntu ukugerageza kugira ngo urukundo rukure muri wowe. Imana ishimwe. Tushobora gukunda umuntu utabonye ukwigisha gukunda. Imana ishimwe. Ukumenya ko ugomba gukunda umuntu utagukunda. Akenshi iyo usaba urukundo uhura n'umuntu ugerageza urwo rukundo rwawe ngo ubone ko. Cyangwa kubwira abantu tujya tuganira ijambo ry'Imana k'ibigeragezo ducamo atari ibigeragezo byo kugira ngo Imana irebe abo turi bo, ahubwo ari ibigeragezo byo kugira ngo Imana itwereke abo turi bo. Nyumve neza, ibigeragezo ducamo si iby'Imana itureberaho kuko twebwe Imana iratuzi, ahubwo ni ibigerageza kenshi biza kugira ngo bidutoze, nibimara kudutoza natwe tumenye ikigero turiho. Imana ishimwe. Kuko birashoboka ko ushobora kuba witwa kuri umunyembaraga, witwa n'isi kuri umunyembaraga bitewe n'amagambo uvuga n'ibikorwa ukora, ariko uri umunyantege nkeya mu maso y'Imana. Ibyo rero bituma Imana ikwinjiza mu gihe cyo kugira ngo wige kumenya uwo uriwe maze wimenye. Ndaguha nk'urugero, hari igihe ushobora kuba uzi ko witonda ariko utarahura n'ikintu gituma kwitonda kwawe kugeragezwa. Imana yacu nishimwe. Hanyuma uhishurirwe rwose yuko utitonda. Reka mvuge ngo hari ahantu Bibiliya ivuga igihe Yesu yavukaga ngo uyu aje ngo kugira ngo bamwe mu Bisirayeli bagwe, ngo abandi babyuke ngo kugira ngo abikimenyetso kirwigwaho impaka kugira ngo ibiri mu mitima y'abantu bijye ahagaragara. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Imana ishobora kwemera ko umuntu agukandagira, ko umuntu akwambura, ko umuntu agutuka, kugira ngo reaction yawe ya nyuma y'icyo gikorwa ikugaragarize ikigero uriho, hanyuma none usaba imbaraga zo kurenga ku kigero uriho. Imana yacu nishimwe. Umuntu ashobora kubwiriza ubutumwa cyane, abantu bagafashwa cyane, ariko ubutumwa atabugenderamo. Imana ishimwe. Imana ikamwereka, ikamuzanira ikintu kimwereka ko amagambo avuga ayabwira abandi ariko atayagenderamo. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ibyo byose nibyo nyine Bibiliya ivuga ngo nuko ngo mumenye yuko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa kwanyu ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Imana yacu nishimwe. Iyo rero ikugerageza kwaje bikagutera kwihangana,
kwihangana kugutera kunesha. Iyo wamaze kumenya kwihangana, bitangira ari nk'uko umuntu atangira gukora umwitozo wo kwirukanka. Umuntu yirukanka metero nkeya, agenda yirukanka izindi. Imana iturera nk'uko umubyeyi wese arera abana, kandi iyo ni umubyeyi mwiza. Kutangiza ibigeragezo bigenda biza. Icyo nzi neza ntashidikanya nuko ikigeragezo kidashobora gusiga umuntu nk'uko yarari. Nta kigeragezo winjiramo, reka tuvuge nk'urugero nk'abantu bigeze gusohorwa mu mazu cyangwa se guhura n'ibigeragezo nk'ibyo ngibyo, ukabura uburyo, bakakubwira ati sohoka gira gutyo, ukavuga uwo muntu ubutaha iyo haje ikintu kimugerageza cyoroshye kurusha icyo, aravuga ati ngewe wahuye na biriya nkarara hanze nkagera gute cyangwa se bikagenda gute, nduwo guterwa ubwoba n'umuntu mbwiye biriya. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Hanyuma bigatuma umuntu ako kanya ahita ahagarara akomeza abandi bari muri icyo kigeragezo, kuko aba yaragiciyemo, ndetse akanabaha strategy y'uburyo umuntu aca mu kigeragezo. Niyo mpamvu bibivuga ngo umenye yuko ari iby'ibyishimo. Nta kintu na kimwe Imana igiturekurira ngo kitugereho kubera ko Imana itwanze, oya, ahubwo ibigeragezo byinshi biva mu rukundo rw'Imana. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Kugeragezwa cyane, kugorwa cyane, kwangwa cyane, kurwanywa cyane, icyo byose twita ibigeragezo byinshi biba bigira ngo bituzamure ku kindi kigero, kandi Imana ntishobora kukuzamura idapanga kugira ikigukoresha. Oya, uko waba umeze kose ntabwo Imana ijya igeragereza umuntu ubusa. Imana ntabwo ijya yinjiza mu kintu cyitwa ikigerageza umuntu ishaka ko ageragezwa gusa ngo ababare ahure n'ibyo bintu bibe mu mateka gusa, ahubwo nuko Imana ibizi neza. Hari igihe reka mvuge nk'umuntu wenda washonje yageragejwe mu icyo kigeragezo, yahuye n'undi muntu ufite icyo kibazo cyo gusonza, ntago ari ngombwa akamubwira ko ashonje, ahubwo akimureba, kimuvugisha, ahita amenya ko ari muri icyo kigeragezo, kuko azi abantu baba muri icyo kigeragezo uko baba bameze. Na mbere y'uko agira icyo yamufasha cyangwa yamumara, abona amagambo amubwira kuri icyo cyiciro. Kandi akenshi na kenshi, cyangwa se reka tuvuge umuntu warwaye indwara ikomera, ikamurembya, ikamugora, ikamunaniza, iyo ahuye n'undi muntu warwaye indwara nk'iyo yarwaye, abanza akamubwira ati ibyo uri gucamo ndabizi, dore bimeze gutya, dore ubayeho gutya, dore bimeze gutya, ariko nanone ndagira ngo umenyeshe yuko Imana yakugirira gutya, bikagenda gutya. Umuntu akamuha ishusho y'ubuzima ashobora kuzahura nabyo, bugatuma wa muntu abona yuko ahageze hari abandi bahageze bakahava batahaguye. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ngiki gituma Imana igerageza umuntu, ariko ngo mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutunganwa rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Imana yacu nishimwe. Kwihangana rero nanone, iyo ugeze mu kigeragezo, Imana yacu nishimwe, uremera ukamanika amaboko, ukemera uwemeye ko icyo kigeragezo, kwemeranya n'Imana, ukemera uwemeye icyo kigeragezo ko kikugeraho, ko ashobora no kugushoboza. Imana yacu nishimwe. Yesu yaravuze ngo dore ndiri ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura. Ibintu byose uko tubayeho, yaba ikigeragezo, yaba umugisha, yaba iki, byose bisaba ngo umuntu yemere. Imana yacu nishimwe, amanike amaboko, abwira Imana ngo noneho ndemeye, bari wowe ugenga ibi bintu ndi gucamo, bari wowe ubigenzura, bari wowe ubikorera ubugororangingo, bari wowe ushyiraho impamvu yawe. Mpagarika mu kwihangana ngo ahari iki kintu ngicemo, nimara kugicamo kigere ku ntego wagishyiriyeho, hanyuma nanjye nzareba inyungu z'icyo kintu. Ukabwira Imana ngo ndemeye iki kigeragezo ntigitambuke, ahubwo icyo nkwisabiye imbaraga zo kugicamo, imbaraga zo kugikomeraho, kugeza ku munsi wowe wagennye ko kizakurirwaho. Imana yacu nishimwe. Mwemere yuko ari iby'ibyishimo nimugubwa gitumo, niba gerageza bitarimo, ntago ari iby'imibabaro, ntago ari iby'agahinda. Imana yacu nishimwe. Nta muntu n'umwe Imana yigeza ihamagara ngo imucishe mu bihe by'umudendezo gusa. Na Kristo akimara kwinjira mu myaka yiwe y'ivugabutumwa, yinjiye mu butayu bw'iminsi 40, amajoro 40 n'iminsi 40, ngo arangije arasonza. Ibyo bigereranywa no kugeragezwa no kugubwa gitumo n'ibikugerageza. Wamaze gusonza ngo Satani umwanzi aramusanga, aza kumugerageza, aramugerageresha ibyo ashoboye. Satani ntashobora kukugeragereza mu bintu udashoboye. Iyo ufite uburanga akugerageza uburanga, iyo ufite ubutunzi akugerageza ku butunzi. Ikintu cyose ufite icyakujeho n'icyakugerageza, aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana, nicyo kintu yabanje kumubwira. Niho nawe hari igihe ugera mu kigeragezo, Satani akubwira ngo nimba ari kuri mwiza, ufite uburanga, gutushkena n'uburanga, gutukena n'amashu, gutukena nimba koko warize nawe wegera, niba nawe waragize gute, kuki se
utagira icyo. Yesu yigeze kugera naho baramubwira ngo muvuzi wivure, yigeze kuvuga ngo muzagira ngo mubwira ngo muvuzi wivure, agera ubwo bamubwira ngo nimba ko kuri umwana w'Imana manuka ku musaraba. Satani ntashobora kukugerageresha igidahari, akugerageresha icyo wakora, akugerageresha icyo washobora, akugerageresha uburyo wakwicira inzira, ariko umwami Imana akavuga ngo byose ni mu rusoza mujye muvuga ngo byose biko Imana ishaka ntibuko nshaka. Kwemerera Imana ngo ibyo bikugerageza, ibyo bikugoye bigere ku ntego n'ubushake bw'Imana, icyo Imana yashakaga, aho kugira ngo utinde mu kwiga, utinde kwemezwa ishuri, aho utinde kwemera ishuri, numara kuryemera Imana ikugeze ku cyo yashaka. N'ibyishimo kuko Imana ikigambiriye ni icyiza, ikikwigisha ni icyiza, igishaka kugezaho ni icyiza, ariko uganisha naheza, ibyo gukorera ni byiza, ibona nawe ubwawe uri mwiza. N'ibyishimo ni umugisha, ndetse hari n'igihe umugisha, ikigeragezo cyiza gihetse umugisha uzakurikiraho, kuko Imana ntishobora guhereza ibiganza umuntu utaritoje ikintu, ntabwo ishobora kuguhereza impano mu kiganza utarabitoje gufata iyo mpano. Imana ntiyaguha gukomeza abandi udakomeye, utarigeze ukomera, kandi nta muntu ukomerera mu munyenga, akomerera mu kigeragezo. Nta muntu numwe. Abantu benshi, hari umuntu wajya gukunda kumbwira ngo ngiye ngo sinjye ntinda mu kigeragezo ngo Imana ngo ibibazo byanjye ihita ibikemura. Namubwiye ngo ndagira nkubwire yuko nta kintu gikomeye Imana ishaka kuzagukoresha niba ko kutajya uca mu bikomeye. Imana ishimwe. Rero biravuze ngo nimba wowe hari ikigeragezo uri guca mu kano kanya, ni ikigaragaza ko Imana igufiteho umugambi ukomeye. Imana yo mu ijuru umugisha rero, kandi ikomeze kwishimira. Imana ikomeze kwambika imbaraga mu kigeragezo cyawe uri guca mu kakanya, umenye ko ari iby'ibyishimo nimuca mu bibagerageza by'uburyo butari bumwe. Imana yacu nishimwe. N'iby'ibyishimo ni umugisha, nubwo bibabaza, ariko nyuma yaho bizatuzanira umunezero. Shalom. Imana yo mu ijuru ikomeze ibishimire kandi ikomeze bagire neza. Amen, 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 amen.